Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 yakozwe n'abanyarwanda basanzwe batuye mu bice bitandukanye by'igihugu, bica bari abaturanyi babo ndetse n'abandi batazi hirya no hino mu gihugu, babaziza ko ari abatutsi byonyine. Gusa ariko uruhare rw'abakomeye b'abanyapolitike n'abategetsi ntabwo rugira ingano muri iyi jenoside. Kuva indege ya Perezida Habyarimana yaraswa, bariyeri zashyizwe hose mu gihugu. Abanyapolitike barwanyaga jenoside batangira guhigwa, ndetse n'abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi batangira kwicwa hirya no hino mu gihugu. Ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 mu 1994, mu gitondo abanyapolitike nka Madame Agathe Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe yarishwe. Abandi ba minisitiri barimo Nzamurambaho Frederico wari umuyobozi wa PSD, Landouard Ndasingwa n'abandi batandukanye bishwe mu gitondo cya kare cy'iyo tariki. Abatutsi bo mu gihugu batangiye guhigwa, baratsembwa. Ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 4 mu 1994, abaheza ngundi bari bayobowe na Colonel Bagosora Theoneste, babigiriwemo inama na ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Jean-Michel Marlot. Bafashe umwanzuro wo gushyiraho indi guverinoma yagombaga gukomeza umugambi wa jenoside kubera ko yari yasenyutse, Perezida Habyarimana yapfuye ndetse n'abandi ba minisitiri batagihari. Ni guverinoma yarahiye ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 4 mu 1994, yamenyekanye ku izina ry'abatabazi. Yari yobowe na Perezida Theodore Sindikubwabo na minisitiri w'intebe Jean Kambanda nk'umuyobozi wa guverinoma. Iyi niyo guverinoma yayoboye ishyirwa mu bikorwa rya jenoside mu bice yari yagezemo, inategura kandi ishyira mu bikorwa iyo jenoside mu bindi bice yari itarageramo, cyane cyane mu cyahoze ari perefegitura ya Butare. Uyu Jean Kambanda mu mezi 3 nka minisitiri w'intebe nta kandi kazi yakoze uretse gutsemba abatutsi nk'uwari umuyobozi wa guverinoma. Uyu mugabo ubwo inkotanyi za RPF zahagarikaga jenoside yumvikanye na Marshal Mobutu, maze guverinoma y'abatabazi n'ingabo zakoze jenoside n'abaturage basaga miliyoni 2 bahungira muri Zaire. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yarihishahishe gusaza gutabwa muri yombi ubwo yari muri Kenya. Yafatiwe muri operation yiswe Nairobi Kigali, yamenyekanye nka Operation Naki. Uyu mugabo nyuma yo gufatwa kwe yajyanywe mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwari Arusha muri Tanzania, maze araburanishwa. Abo umuyobozi wa mbere waburanishijwe n'urukiko mpuzamahanga ku cyaha cya jenoside. Muri urwo rukiko Jean Kambanda yatunguye buri wese nk'uwari umuyobozi wa guverinoma yatsembye abatutsi, atanga ubuhamya, yemera ibyaha bye byose nta gahato, maze akatirwa igihano cyo gufungwa burundu. Arafungwa, nabwo bimugira umuyobozi wa mbere wa guverinoma wahamijwe icyaha cya jenoside. Reka tugaruke byihariye ku rubanza rwa Jean Kambanda, by'umwihariko ibyaha ubwe yiyemereye nk'uwari umuyobozi wa guverinoma yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Jenoside yahitanye abasaga miliyoni 1 mu minsi 100. Umwanditsi Andrew Wellis mu gitabo Steeped in Blood, Akazu and the Architects of Rwandan Genocide Against Tutsi yanditsemo ko mu gitondo cy'itariki ya 18 y'ukwa 7 mu 1997, ubwo abapolisi b'Abanyakenya bageraga ku rugo rw'ahoze ari minisitiri w'intebe muri guverinoma y'abatabazi Jean Kambanda, bamuguye gitumo ngo yashatse kubaha ruswa y'ibihumbi by'amadolari yabaga afite aho ngaho. Ariko kuri iyo nshuro nta kinoti z'amadolari zamufashije, ahubwo yahise afatwa. Ibi byari bibaye iherezo ry'imyaka 3 yari amaze yihishahisha. Uyu ni nawe washyizwe ku mwanya wa mbere nk'uwari uyoboye urutonde rw'abafatiwe muri Operation Naki bose, ajya kuburanishwa. Gusa mbere yo kuvuga ku byabaye mu rubanza rwe n'uburyo yireze akemera icyaha, reka tubanze tuvuge ko uyu mugabo Bwana Kambanda Jean yavutse ku itariki ya 19 mu kwezi kwa 10 mu 1955, avukira muri komine Gishamvu muri perefegitura ya Butare. Kambanda Jean ni umugabo wari wubatse afite umugore umwe n'abana 2, kandi yari afite impamyabushobozi mu bijyanye n'ubucuruzi, yari ingenieur commercial. Iyi mpamyabushobozi yamuhesheje kubona akazi muri banki y'abaturage y'u Rwanda. Yari umuyobozi ushinzwe amashami y'iyo banki mu Rwanda. Jean Kambanda
yatangiye gukora muri iyo banki kuva mu kwa gatanu mu 1989 kugera mu kwa kane mu 1994 ubwo yagirwaga minisitiri w'intebe muri leta y'isi y'abatabazi. Mu kwa gatandatu mu 1991 ubwo hatangiraga ikiswe politike y'amashyaka menshi kimwe n'abandi bavukaga mu bice by'amajyepfo y'u Rwanda, Jean Kambanda yinjiye mu ishyaka rya Mouvement Démocratique Républicain MDR. Mu 1992 yatsinzwe na Madame Agathe Uwiringiyimana ku mwanya wo kuyobora ishyaka rya MDR muri perefegitura ya Butare, ariko aza kubona umwanya wo kuba vice president ahita amwungiriza. Byageze mu kwa kane mu 1994 akiri kuri uwo mwanya wa vice president w'iryo shyaka muri Butare. Ku itariki ya gatandatu mu kwa kane mu 1994 nibwo Perezida Habyarimana Juvenal nabo bari kumwe bapfiriye mu iraswa ry'indege ya Falcon 50. Urwo rupfu rwahise ruba urwitwazo ku bari barateguye umugambi wa jenoside wo kurimbura abatutsi. Umugambi utangira gushyirwa mu bikorwa. Abatutsi baricwa ku bwinshi hirya no hino, ndetse yicwa na bamwe mu bahutu batari bashyigikiye uwo mugambi wa jenoside, uhereye ku bayobozi bari muri guverinoma batavugaga rumwe na MRND. Ku itariki ya 8 mu kwa kane mu 1994 mu nama yabereye muri ambasade y'Ubufaransa i Kigali hashyizweho guverinoma y'abatabazi bigizwemo uruhare rukomeye na Colonel Theoneste Bagosora. Iyi guverinoma yarahiye ku itariki ya 9 mu kwa kane mu 1994 ndetse ubwo Jean Kambanda agirwa minisitiri w'intebe ndetse ahita narahirira izo nshingano. Iyi guverinoma y'abatabazi yahise itangira ibikorwa byo gutegura jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 aho yari itaragera nko muri perefegitura ya Butare, ndetse itiza umurindi kandi kangurira abaturage b'abahutu kwica abatutsi mu bice jenoside yari irimo ikorwamo. Jean Kambanda yatanze amabwiriza kuri ba minisitiri be, amabwiriza yo kujya aho bavuka bagakurikirana ibikorwa bya jenoside yari irimo ikorerwa abatutsi. Jean Kambanda ubwo yatanze amabwiriza kuri ba perefe baza perefegitura zose kugira ngo bakaze ibikorwa byo gutsemba abatutsi bitwaga ibyitso by'inyenzi. Ku itariki 3 mu kwa gatanu mu 1994 ku Kibuye, Jean Kambanda yayoboye inama yareberaga hamwe uko jenoside yari irimo ikorwa muri perefegitura ya Kibuye. Muri iyi nama Kambanda yaraherekejwe na ba minisitiri be bavugaga muri Kibuye barimo Emmanuel Ndindabahizi wari minisitiri w'ubukungu na Eliezer Niyitegeka wari minisitiri w'itangazamakuru. Kandi iyi nama yari yitabiriwe n'abantu bagera ku 183. Kambanda Jean ubwo yakomeje gushishikariza abaturage gukora jenoside ndetse ashyira imbaraga nyinshi cyane mu gutanga intwaro ku baturage, intwaro zo gutsemba abatutsi biciye mu kiswe autodefense civile. Ubwo yasuraga komine Nyakabanda muri perefegitura ya Gitarama imbere y'abanyamakuru n'isinzi ry'abaturage, Jean Kambanda yakanguriye abaturage gufata imbunda bagatsemba abatutsi ngo bakajya no mu ntambara guhangana n'inkotanyi. Mu kwezi kwa karindwi mu 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi ihagarikwaga n'ingabo za RPA inkotanyi ku bufasha bw'ingabo z'abafaransa, Jean Kambanda ayoboye abari bamaze kugira uruhare muri jenoside barimo ingabo za leta, FARC, interahamwe n'impuzamugambi n'abaturage basaga miliyoni 2 bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo gihe yitwaga Zaire. Kambanda Jean agezeyo n'ubundi yakomeje kuyobora ikiswe leta yakoreraga mu buhungiro, le gouvernement en exil. Muri iyo guverinoma yakoreraga mu buhungiro n'ubundi yakomeje kuba minisitiri w'intebe na perezida wayo yari akiri Sindikubwabo Theodore. Mu 1996 Jean Kambanda nyuma yo kubona ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rukomeje gushakisha abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, yahisemo guhungira muri Kenya aho we yumvaga yakwihisha bikamuhira. Aha ni naho rero yaje gufatirwa muri Operation Naki mu 1997. Icyo gihe yahise yoherezwa Arusha muri Tanzania gufungirwa muri gereza y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Bwa mbere Jean Kambanda yagaragaye mu rukiko ku itariki ya 16 mu kwa 10 mu 1997
gusa ntabwo yaruhije urukiko, ahubwo yatanze ubuhamya bw'uburyo jenoside yakorewe abatutsi yateguwe nuko yashyizwe mu bikorwa, ndetse ubwe yiyemerera ibyaha bye imbere y'isi yose. Iyo urebye mu ishyinguranyandiko ry'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda TPIR, ubonamo inyandiko igaragaza ibyemezo byafashwe mu isomwa ry'urubanza rwa Jean Kambanda ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 9 mu 1998. Iyo nyandiko ni nayo igaragaza ibyaha bya Jean Kambanda. Muri urwo rubanza, umucamanza wari perezida w'urukiko yari umunyasenegal Laïti Kama, yari kumwe n'abandi bacamanza babiri aribo Renard Aspegren w'umunyaswede ndetse n'umunyafrika y'epfo witwaga Navanethem Pillay. Naho umwanditsi w'urukiko yari umunyanigeria Agu Ukiwe Okiyali. Umushinjacyaha washinje Jean Kambanda muri urwo rubanza yari umushinjacyaha mukuru wungirije wa TPIR, umunyakamerun Bernard Muna. Iyi nyandiko kandi igaragaza ibyaha bya Jean Kambanda ndetse n'ibihano yakatiwe hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga ahana hakanakumira icyaha cya jenoside. Ibyaha bya Kambanda bigaragazwa muri iyi nyandiko bishingiye ku yindi nyandiko yatanzwe na Jean Kambanda ubwe yemera ibyaha bye byose, yayitanze ku itariki ya 28 mu kwa 4 mu 1998. Iyi nyandiko yatanze yasinyweho nawe ubwe ndetse n'umwunganizi we mu mategeko umunyakamerun Maître Olivier Michel Inglis, aza no kubyiyemerera mu magambo ye mu ruhame mu rukiko ku itariki ya 2 kwa 5 mu 1998. Iyi nyandiko yatanzwe na Kambanda igaragaza ibyaha 12 Kambanda yiyemereye ubwe uko bikurikirana, icyaha kimwe ku kindi. Ibyaha byose bwana Jean Kambanda yemereye mu cyumba cy'urukiko rwa ICTR n'imbere y'isi yose, reka tubigarukeho kimwe ku kindi. Ni ibyaha Kambanda Jean yavuze ubwe yeruye kandi arahira abyiyemerera. Mbere na mbere, Jean Kambanda yemeye ko mu mwaka w'1994 mu Rwanda habaye ibitero byateguwe kandi byibasiye abaturage b'abasivile b'abatutsi biturutse ku mugambi wo kubarimbura. Yemeye ko ubwicanyi bwibasiye ibihumbi n'ibihumbi by'abatutsi bwakozwe mu Rwanda hose, bwibasira abagore n'abana, abakuru n'abato, bicirwa ahantu hatandukanye bari bahungiye kuri za perefegitura, ku biro bya za komini, ku mashuri, mu nsengero no kuri za stade. Icyaha cya kabiri, Jean Kambanda yemeye ko nka minisitiri w'intebe wa guverinoma y'inzibacyuho yayoboye u Rwanda kuva ku itariki ya 8 mu kwa 4 kugera ku ya 17 mu kwa 7 mu 1994, yayoboye inama z'abaminisitiri 20 bari bagize iyo guverinoma, kandi yemera ko yari afite ububasha bwo gutanga amabwiriza no kugenzura bari bagize guverinoma ye. Iyi guverinoma kandi niyo yagengaga politike y'igihugu, ni nayo yari ifite ububasha n'ingufu za gisirikari byo gushyira mu bikorwa iyo jenoside. Nka minisitiri w'intebe kandi yemeye ko yatanze amabwiriza ku bayobozi bakuru bari bagize inzego z'imitegekere ya leta ndetse n'abasirikare bakuru mu gisirikare cy'igihugu. Icyaha cya gatatu, Jean Kambanda yemeye ko yayoboye inama za guverinoma n'izaba prefe zakurikiranaga uko jenoside yakorwaga, kandi yemera ko nta cyemezo na kimwe yafashe cyo kuyihagarika. Nanone, Jean Kambanda yemeye ko yagize uruhare mu ifatwa ry'icyemezo cya guverinoma cyo kohereza muri za perefegitura bamwe muri ba minisitiri ba guverinoma mu butumwa bwo gukangurira abaturage guhiga umwanzi n'ibyitso bye, ni ukuvuga abatutsi n'abahutu batari bashyigikiye uwo mugambi wa jenoside. Nanone, Jean Kambanda yemeye ko yagize uruhare mu gukuraho perefe wa Butare wari waranze gukora jenoside, hagashyirwaho undi wahise utangiza jenoside muri Butare. Icyaha cya kane, Jean Kambanda yemeye ko yitabiriye inama zo ku rwego rwo hejuru zabereye Gitarama mu kwezi kwa 4 mu 1994 hagati ya perezida wa leta y'abatabazi Theodore Sindikubwabo, Jean Kambanda ubwe n'umugaba mukuru w'ingabo za FAR ndetse n'abandi batandukanye. Izi nama zaganiraga ku nkunga yagombaga guhabwa igisirikare cya leta FAR mu kurwanya RPF n'ibyitso byayo, ni ukuvuga abatutsi n'abahutu batari bashyigikiye umugambi wa jenoside. Icyaha cya gatanu, Jean Kambanda yemeye ko yemeje kandi agatanga inyandiko yiswe Directive sur la défense civile yandikiwe ba prefe ku itariki ya 25 mu kwa 5 mu 1994 mu ibaruwa nimero 024 akarongo 0237.
ikaza gukwirakwizwa mu nzego zose ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1994. Nanone Jean Kambanda yemeye ko amabwiriza yari muri iyi nyandiko yashishikarizaga interahamwe gukora ubwicanyi ku baturage b'abasivile b'abatutsi muri perefegitura zose. Ahangaha Jean Kambanda yemeye ko guverinoma ariyo yarebereraga ibikorwa byose by'ubwicanyi byakozwe n'interahamwe. Icyaha cya gatandatu, Jean Kambanda yemeye ko mbere y'itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane mu 1994 guverinoma yariho icyo gihe yateguye kandi gashyira mu bikorwa imyitozo ya gisirikare yahawe urubyiruko rw'amashyaka ya MRND na CDR interahamwe n'impuzamugambi hagamijwe kuzarukoresha mu bwicanyi. Byongeye kuri ibyo, Jean Kambanda yemeye ko guverinoma yarayoboye yatanze intwaro kuri ayo matsinda y'urubyiruko. Nanone Jean Kambanda yemeye ko za bariyeri zashyizwe mu mujyi wa Kigali no mu gihugu hose zagenzurwaga n'interahamwe zibatanije n'abasirikare ba leta FARD. Nk'uko urupfu rwa Perezida Juvenal Habyarimana rwatangajwe kuri radio, Jean Kambanda yemeye ko itangazamakuru ryakoreshejwe mu mugambi wo gukangurira abaturage b'abahutu gutsemba abaturage b'abasivile b'abatutsi. Nanone Jean Kambanda yemeye ko interahamwe zari zarinjijwe mu gisirikare cy'igihugu no mu nzego za leta kugira ngo umugambi wo kurimbura abatutsi uzihutishwe. Icyaha cya karindwi, Jean Kambanda yemeye ko ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa gatandatu mu bubasha bwe nka minisitiri w'intebe yashyigikiye bikomeye Radio Television Libre de Mille Collines RTLM, kandi yari abizi neza ko ibiganiro byayo bishishikariza kwica no gutoteza abatutsi b'abasivile mu mugambi wo gutsemba abatutsi n'abahutu batari bashyigikiye uwo mugambi. Ndetse uwo munsi Jean Kambanda nka minisitiri w'intebe yanavugiye kuri radio atera imbaraga RTLM ayibwira gukomeza gushyigikira jenoside yari irimo ikorerwa abatutsi. Kandi Jean Kambanda yemeye ko mu magambo ye yavuze ko iyo radio yari intwaro y'akataraboneka mu kurwanya umwanzi. Icyaha cya 8, Jean Kambanda yemeye ko mu nama z'urukurikirane z'abaministre hagati y'itariki ya 8 y'ukwezi kwa kane mu 1994 kugera ku ya 17 y'ukwa karindwi mu 1994 nka minisitiri w'intebe yafashije kandi ategeka ba prefe ba burugumestre ndetse n'abaturage gutsemba abatutsi n'abahutu batari bashyigikiye uwo mugambi wa jenoside. Yongeyeho ko hagati y'itariki ya 24 y'ukwezi kwa kane mu 1994 n'itariki ya 17 mu kwa karindwi mu 1994 we ubwe Jean Kambanda n'abaministre bo muri guverinoma ye basuye perefegitura nyinshi zirimo Butare, Gitarama, nk'ahitwa Nyabikenge, Gikongoro na Kibuye, bagakangurira abaturage gukora jenoside kandi bagashimira ababaga baragize uruhare mu kwica abatutsi. Icyaha cya 9, Jean Kambanda yemeye ko ku itariki ya 3 y'ukwa gatanu mu 1994 ubwo yari mu nama ku Kibuye ubwe yasabwe kurinda abana bari barokotse jenoside bari mu bitaro, ariko ntacyo yabikozeho. Uwo munsi nyuma y'inama aba bana barishwe. Yemeye ko yateshutse ku nshingano ze zo kurinda abana n'abaturage b'u Rwanda. Icyaha cya 10, Jean Kambanda yemeye ko ubwe ku giti cye yagize uruhare mu gukora ubukangurambaga mu ruhame ndetse no mu izina rya guverinoma yarayoboye. Kandi Kambanda yemeye ko yayoboye inama z'abaturage mu bice bitandukanye by'igihugu mu ruhame agakangurira abaturage b'abahutu gutsemba abatutsi n'abahutu batari bashyigikiye uwo mugambi wa jenoside. Kandi yemeye ko yakoresheje amagambo akomeye yasubiwemo inshuro nyinshi mu bitangazamakuru nk'interuro igira iti wima igihugu amaraso imbwa zikayanywera ubusa. Icyaha cya 11, Jean Kambanda yemeye ko yategetse gushyiraho za bariyeri kandi yari abizi neza ko izo bariyeri zakoreshwaga mu kwaka indangamuntu abatutsi bagombaga kwicwa. Nka minisitiri w'intebe yagize uruhare mu gukwirakwiza intwaro mu baturage bari mu mashyaka no mu nterahamwe n'impuzamugambi ndetse n'abaturage basanzwe, kandi yari abizi neza ko izo ntwaro zizakoreshwa mu gutsemba abatutsi b'abasivile. Icyaha cya 12, Jean Kambanda yemeye ko yari abizi neza kandi yagombaga kubimenya ko abantu yari ayoboye bakoraga ubwicanyi bwibasiraga abatutsi, akaba ntacyo yakoze ngo buhagarike cyangwa se ngo ahane ababukoraga. Kandi bwana Jean Kambanda ubwo yemeye ko yiboneye jenoside yakorewe abatutsi, nanone kandi yabibwiwe kenshi muri za raporo zihoraho za ba prefe ndetse no mu nama za guverinoma.
nyuma yo kwemera ibi byaha ku giti cye nta umuhase, nibwo ku itariki ya 4 mu kwezi kwa 9 mu 1998 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda TPIR rwamuhamije ibyaha bya jenoside, icyaha cyo gucura umugambi wa jenoside, icyaha cyo gukangurira abaturage gukora jenoside, ubufatanyacyaha mu gukora jenoside ndetse n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Yahise akatirwa igihano cyo gufungwa burundu. Amaze gukatirwa icyo gihano, Jean Kambanda yahise afata umwanzuro wo kujurira icyo cyemezo, ariko ku itariki ya 19 mu kwa 10 mu 2000 urugereko rw'ubujurire rwa TPIR ntirwahindura icyo cyemezo, ahubwo ruragishimangira. Byemezwa bidasubirwaho ko Jean Kambanda agomba gufungwa burundu ndetse itanoherezwa muri Mali, muri gereza ya Kurikoro, aho yagombaga gufungirwa ubuzima bwe bwose. Jean Kambanda yongeye kumvikana mu byumba by'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda mu 2006 ashinja Colonel Theoneste Bagosora. Kugeza n'ubu aracyafungiwe muri Mali, gusa muri iyi myaka yishuye mu bikorwa byo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi, avuga ko itabayeho. Benshi bati Jean Kambanda arabizi neza ko icyari ikinyoma kubera ko ubwe nta umuhasi yiyemereye ko iyo jenoside yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa. Ndetse mu rubanza rwe umucamanza wayoboye iburanisha yabimubajije inshuro 3 zose, amubaza niba hari indi mpamvu imuteye kwemera ibyo byaha nko kumuhatiriza cyangwa se kumushyiraho iterabwoba. Yewe yanamubajije niba yumva neza ingaruka uko kwemera ibyaha byashoboraga kumugiraho. Ubwe yemye yamusubije ko abizi neza kandi ko nta yindi mpamvu itumye yemera ibyo byaha, ngo ni umutima nama we gusa. Kandi ubwo yakatirwaga, Jean Kambanda yabaye umuyobozi wa guverinoma wa mbere mu mateka y'isi wahamijwe ibyaha bya jenoside kuva hashyirwaho amategeko agaragaza akanahana icyo cyaha mu 1948. Mu bihe byose amateka y'isi azagumanira izina rya Jean Kambanda nk'uwayoboye umugambi wa jenoside watsembye abatutsi basaga miliyoni, barimo abana, abasaza, abagore, abagabo, abafite ubumuga kugera ku mpinja zitaravuka.